abakunzi ba Rwanda Canada News nongeye kubasuhuza nanone turacyari muri rwa rugendo twatangiye ejo cyangwa ejo bundi tukaba tugeze ku mpinga nzima yo muri Huye aho tugiye guhura n'abantu bahabwa serivisi muri complexe nziza cyane itangaza. Ntabwo ndi butindeho cyane, turaza kubibaza abayibamo uko bayibona uko bayijemo, ariko ubwo mbere yuko dukomeza ndagira ngo baje nongere nihanganisha abantu mwese muri mu cyunamo, muribuka ko turi mu cyunamo cy'iminsi 100 ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha muri iki kigo harimo abantu benshi bibwira ko bagomba kuba bari hafi 100 cyangwa barenga. Abenshi muri bo bakaba abantu bashigajwe barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu rwego rwo gushaka kubegera ngo tumenye uko babayeho. Nk'uko mubizi hari abantu bari hanze aha birirwa bavuga ngo leta ntacyo yigeze ibamarira, ngo barindabira ahantu hose, ariko namwe muraza kwirebera amavideo nashoboka muzareba ahantu baba, ukuntu babayeho, ukuntu bitaweho. Maze turavugana n'umuyobozi w'iki kigo, coordinatrice w'iyi centre, hanyuma tuze no kuvugana n'abantu bahabwa iyo serivisi hano batubwira uko bahageze, uko bahaje bameze, uko biyumva mbese ubu ngubu. Ntabwo rero ndimo barandirire, reka ijambo abo bantu batubwire maze baratangira babibwira. Mubyeyi muraho neza? Muraho. Ndagira ngo dutangire wibwira abantu uko witwa, aho waje uturuka, ukuntu waje umeze n'uko umeze ubu, mu magambo make. Ndagerageza ko hano iminota nk'icumi buri muntu, noneho turebe ukuntu twabicisha no mu magambo avunaguye. Byababayeho ni byinshi ndabizi, ntabwo twabisubiyemo byinshi cyane, ariko muratubwira muri make ukuntu mwaje mumeze, aho mwaturutse, ikintu kizima mwasanze aha, aho mugeze ubu mbese uko mumeze, uko mukumva mumeze. Nitwa Venansia Mutegaraba, naturutse mu murenge wa Karama hano mu karere ka Huye. Iwacu ni Cyetete mu kagari kaho, mu mudugudu waho mu kagari ka Muhembe. Ubwo rero njya kugira ngo nze hano hari abantu bazaga kudusura ba Vega, noneho baratwandika, nibanaga mu nzu. Ubundi nari mfite abantu, ubwacu twari 10, ari 9 ntabahari, ni jyewe gutya. Uwa nyuma yanguye mu mugongo, uwo hanyuma yanguye mu mugongo, abandi bagiye babica badutera amagrenade baturasaho, uwo bashyikire bamutema. Turi ahantu i Karama, twari turi mu mashuri. Ubwo rero aho tumviriye, aho baradutoraguye badushyira ahantu hamwe, noneho bakajya badufasha. Uwa Vega niwe wadutoraguye akajya adufashirizaho, turakaza kutureba mu mazu, noneho agasanga uri mu nzu ya wenyine. Twari twarubakiwe na Caritas twebwe, none kubera twari dufite amategura bo bari barayibye barayajyana bakajya bayasasa. Noneho kubera nabo bari ku Gikongo, bari baragiye ku Gikongoro, tukayaterura tugasakara amazu. Caritas twubakiye imitege, noneho tugashyiraho ya mategura yacu. Ubwo rero Vega aho iziye rero ikaturebaho, bakatubwira ngo ni muhumure, hari ahantu bariho bubaka, tuzahabajyana, we kuba wenyine, we kubaha mu nzu, waba warwaye bikaba bibaye ibindi, baguha agafaranga ngo urebe icyo ugure n'umwenda cyangwa n'icyo kurya, ntumenye igihe bayatwariye. Wasiga ukinze ugasanga baciye urugi bayatwaye. Noneho batwigisha, haba habonetse amasako, noneho bakaduha kuri sako, ukajya ugenda ukazana duke, ntukoreho yose, ugakoraho dukeya. Noneho baravuga bati ibi bintu ntacyo bimaze, nimureke. Noneho tugeze Imana aho twabonye aho bubatse tuhabajyane. Hari abantu baza bakadusura nyine, bakadusobanurira ko hari aho bazubaka,
twe gupfa nabi mu nzu. Ko nagiye kwa muganga i Butare hano narwaye mpamara amezi 3 ndwajwe n'uw'impuhwe. Nta muntu ugira ari uw'impuhwe uza akandwaza. Ubwo rero bati dore muragenda mukajya kwa muganga mutagira kirwaza mutagira iki, none tuzabajyana aho ngaho i Huye. Sinari nahazi hano hantu. Ubwo rero nazanye n'undi mubyeyi w'iwacu, twarabanje baraza baratwereka turahasura, turongera turataha. Noneho kuri 20 turaza, kuko ubu jyewe mpamaze imyaka 4, uyu ni uwa 5 ntangiye. Noneho turaza rero batuzana hano, batugejeje hano rero jyewe hashize nk'iminsi nk'amezi 2 mpita ndemba ndahwera, banjyana kwa muganga ndemye. Muri ako kanya ndarikomeza baramvura, bantera ishinge, bampa amaserumi. Indwara mba nayitaye nahamaze icyumweru kimwe numva. Uyu nguyu rero iyo ugiye kwa muganga musa naho mujyanye, nimugoroba iteka ntashobora kuva ku kazi ngo ataha ataje kukureba. Muterambabazi. Ni nayo mpamvu rero tumwita amazina menshi. Urumva papa yiwe yamwise Muterambabazi, natwe twamugerekeyeho Mpinganzima. Ubwo urumva ko ari n'ibikorwa bye bimuranga. Noneho rero akaza rero akakureba, wabona aje kugusura ukeguka akakubaza ese umeze ute, uti ndumva biriho byoroha gake cyangwa oya komera. Ni yivuga ngo biroroha gake yakomera, ugahita wumva wishimye ko umuntu wawe yaje kureba uko umeze. N'abaganga bamubona aje kukureba nabo bagahita bavuga bati wa muntu arafite ahapfa. Ubwo hasigaye jyewe 9 bose barabishe. Ubu nyine uwo mutoya we kuko yanguye mu mugongo baturasheho, we niwe nzi urupfu rwa. Abandi sinakubwira ari umugabo n'abo bana kuko bari bazi kwiruka kugenda no kugira, sinakubwira kuko bateraga amagrenade. Nanjye nuko nanga kwikoraho ngo nkwereke mfite ibintu byamanyuye by'abagrenade ubiturika, kubera umubyigano nyine twabaga twegamye gutya turi benshi. Noneho abo bishyikiye b'imbere bagapfa, abinyuma bakagwirirana, hakaza kuzagira ibyarangira hakazagira bavamo bakabyukamo. Noneho ibyo nabyukanyemo rero ibi by'ibisebe, aho nabibyukanyemo n'undi muntu kuko yaravuze ngo yemwe kwese ngo ntawumva numwe. Ndamubwira ngo genda umva, ngo none se ngo waje ukankurura. Nubwo ntabwo ngukurura, ndumva ameze nk'uwo batemye mu gatuza. Noneho rero we yarabyutse, uwo mudamu yaraje abaca hejuru, uko barasaga niko bagwaga hasi. Abaca hejuru rero, noneho babandi twaguriranye arabirika gutya nkururamo. Noneho rero turasohoka hari mu ivuriro ry'Ikarama. Nuko twavuyemo rero arambwira ngo ngwino tujyane iwacu. Yewe ntese wanyuni ati ni buhoro. Ntoya ntibuhoro baravuze ngo n'ubundi ntibadushaka, ntabwo twajyana ibuhoro. Noneho njya mu Kigunda rero kuko hari ninjoro, ndagenda njya mu Kigunda. Noneho cya Kigunda nagiyemo rero sinkamenye ko hari inzira. Nagiye ninjira mu Kigunda ntazi ko ari hafi y'inzira. Noneho nicaramo, noneho hanyura umuntu. Noneho arampamagara, we mu nti ngwese ngurinde. Ndamubwira nguru wahise, ndamubwira nti nduw'icyetete. Ntese wowe uruwahe? Ngo jyewe nduwahana Ikarama. Ntese nti kwa Pascal urahazi? Arambwira ngo ndahazi. Nti none se nzujya kuhanyereka ngo ngwino turajyana. Ariko tugeze mu nzira arambwira ngo ese ubundi ngo ko nkubonye mu gihuru wavaga he? Nti naho yari umuturage wo kuri uwo musozi wo hakurya y'iwacu. Nari muzi kubera umukobwa wanjye wajyagayo ajya kuzimanira umukazana we, yari inshuti y'uwo mukobwa wanjye. Noneho kuko yari yaramubyaye rero akajya kumuzimanira, uwo muntu nari muzi ariko ntaziwe, nzi izina gusa. Noneho rero
arambwira ngo ariko nimpaka ugeze ngo ndakwica ngo ngwino tugende turajyana. Noneho ahageze rero arahamagara baritaba, bari baryamye baritaba. Bitabye rero ngo ese ngo Venansiya muramuzi? Ngo turamuzi. Ngo ntuketete ngo iyi. Ubwo yahise yigendera wa mugabo. Agiye rero babandi nabo ntibibuka kuza, niba barabyumvise gutyo gusa ntibaza kureba, ngo inyuma y'irembo ndaharara. Mu gitondo rero baje kugurura, ahita mbona ni nawe wazindutse aje kugurura uwo mugabo. None ngo ngo sege ngo uri hanze, nti ngo kuki utahamagaye se? Ariko ni hari umugabo waguhamagaye ntarakubwira ngo ese Venansiya ngo uramuzi? Nturamubwira ngo ngo koko yabimbwiye ngo ntabwo nabyibutse. Ngo maze rero ngo ngwino ujye mu nzu, ngo hano hari inzoga yahahiye, ngo abaturage baraza kuyihanywa, ngo bataza kukubona, ngo ngwino nkwereka aho nkujyana. Arera njyana ahantu barunze ibintu mu nzu ntoya y'igikoni. Noneho nsesera munsi y'izo ntebe n'ibitanda ubanza ari byo bari barasahuye mbega byegetse gutya. Noneho nca munsi gutya nk'uwanyura inyuma, noneho ndagenda niryamiramo, no kwicara sinabishoboraga. Noneho hari umukobwa we rero wavuraga kuri iryo vuriro ry'iwacu i Karama, nari muzi uwo mukobwa we. Noneho rero aza kuza kurunguruka, araza arambwira ngo ese Venansiya nkiyi, kwese ni wowe? Nti ngo none se ko nduzi umwenda nyine wari amaraso gusa, agapira nari nambaye nta kindi nari nifubitse n'akagutiya n'agapira, ibindi byose bari babitwaye. Noneho rero ngo ko nduzi uvirana, ndamwereka. Noneho kuko yaragiye azana umuti w'ifu, araza asukaho. Amaze gusukaho rero ahita abipfuka, ubu bigera hano, ahita abipfuka. Arambwira ati ryamire rero singuha inzoga itakwica, kubera ibyo aho ngaho mfutse singuha inzoga. Ati ariko icyo njya mbona ndajya nkuzanira. Ubwo rero hamaze gucya bakama inka, anzanira amata. Noneho acisha muri za mbabare n'imbaho arampereza, ndakira ndanywa. Noneho rero ngumaho mpamara iminsi, iby'inzoga birarangira. Hashiriza iminsi wa mugabo wahangejeje ajya guhamagara abantu, ati nimuze kwa data wacu hari umuntu w'Icyetete, w'Icyetete ndamuzi n'igihe wahamugejeje, nimuze muzaze ngiye kubabereka. Undi nawe araza ngo uw'umuhungu we araza aramubwira ati ariko ubu ubizi ko ukanaka uwo mugabo yavuze ko azazana ejo abantu baza kumwica, nibaza kumwica bazahita nawe bagutwara inka, uba uzi ko ugowe. Noneho rero ahita ambwira ngo ariko sege ngo iwanyu ni muri Nyaruguru. Ngo noneho ubwo ari muri Nyaruguru, ndamubwira mukuru wanjye uko yitwa, yari umuntu wacuruzaga ahantu ku Rugarika i Runyinya mbega. Noneho niho yacuruza. Ati ndamuzi. Ati yewe, ati kuko uwo muntu muzi, ati none ejo ni ku wa kane reka tuzinduke mu ijoro. Bafashe ibijumba, bafashe n'utugori bagoboje mu masaka. Noneho bankorera utugori bagoboje mu masaka kugira ngo tubone uko tunyura kuri za bariyeri. Noneho bankorera twa tugori, nawe yikorera ibijumba. Arambwira ati ndagenda mvuga ko tugiye mu isoko, noneho wowe mbona uko ngutambutsa nkugeze aho uwo nguwo yabaga. Ubwo rero yahise ankorera twa tugori, ngenda ntwikoreye. Mukuru wanjye yitwaga Natoriya, wari warashatse ahantu i Runyinya nyine. Ubwo ngenda ntwikoreye, isoko ni ry'Urugarika ryaho. Noneho ngenda ntwikoreye rero kugira ngo duce kuri bariyeri. Twahise dutunguka kuyo mu gatobwe tucyururuka aho ngaho. Yari irihagazeho umuhungu Karori, nari namuzi uwo muhungu, ariko uwo muhungu nari namuzi. Noneho uwo musaza aramubwira ngo waramutse Karori, kuko nari ntuwe nanamuzi. Ndaramubwira ngo mwaramutse. Ngo wese ngugiye, ngo nturuzi se ko tugiye ku isoko. Ubwo twarakomeje, yagize atya akuraho igiti, hariho igiti, agira atya igiti arakiberereka akigezayo.
akigijeyo rero turatambuka arongera igiti agisubizaho turagenda rero twongeye kunyura ku yindi bariyeri yo kurugarika yari iriho umugabo nawe nari muzi ariko nuko namwibagiwe izina rye noneho uwo mugabo araduhagarika ariko jye nari muzi we ntiyaranze ariko jye uwo mugabo nari ntuwe muzi noneho kuko nanjye iwacu hari aho ngaho impanda ahandi hari Runyinya urumva nari muzi noneho araduhagarika noneho aramubaza ngo ese ngo ugiye ndatese nturuzi ko nikoreye ngo none se kuciye ku isoko ubwo urumva twari dutambitse isoko gatoya tukikoreye undi ati ngiye kubisiga yahise amubwira ngo ngiye kubishyira kwa Natori niko yamubwiye ngo ngiye kubishyira kwa Natori ahacururiza ngo noneho hari aho nshaka kujya ngo noneho ndabishora mu isoko ngarutse undi ngo nibyo ubwo ahitamo akuraho cya giti tugarutse ibya hano ukuntu warokotse birumvikana n'inzira ndende niyo wese yagiye agira inzira ye wese afite inzira ndende ariko Imana yarakurinze n'ubu uracyahari yego pe kugira ngo tugaruke hano muri icyanzanye hano navuye kure cyane aricyo kinzanye hano muri aka gace ko mu majyepfo muri ngira ngo bavuye ko ari muri Nyaruguru oya none ni Huye muri Shiri Gikongoro hari umuntu uturuka hariya tubana muri Canada witwa Philippe Basahuzi we rero avuga ngo abantu nk'amwe mwarokotse muri ibyo ukuntu warokotse urumva wagize inzara y'umusaraba ndende cyane avuga kuva mwarokoka ngo kugera n'uyu munsi ngo ntacyo leta ya nyakubahwa Perezida Kagame ngo ntacyo yigizeho nabi ngo mukaba ku muhanda nta muntu ubitayeho murarwara ntimuvurwe ngo nta muntu mbese ubitaho n'umwe ubwo rero nkaba naje ngira ngo ndebe ahantu muba koko niba muba ku muhanda nta muntu waba uri ku muhanda ngo afite umusatsi mwiza nk'uwo abantu bafite ni bakeya umusatsi uwo muntu rero utinya kuvuga ngo muba ku muhanda areba ukuntu musa n'ukuntu mufashwe neza mu rugo niwe rwose batumye nza ngafata urugendo rwese rutyo kugira ngo mugire icyo mumubwira ntagira ngo musabe urumva umuntu uwo wamubwiriza umuntu nk'uwo ikintu namubwira natanga amahoro kubera ko ibyo bakoze ababikoze baracyari ku ngengabitekerezo yo gupfobya u Rwanda naruha amahoro twebwe tumeze neza baradushyize ahantu hamwe turijana n'abandi urebe ibiro mfite dore uko ngana ubu uwambona yavuga ngo sindya sinywa ndi ku muhanda ndavuzwa ndambara njyama heza nywa amata y'inka njya ibiryo byose nta kintu na kimwe muri uru rugo twabuze iyo ataza kunamura u Rwanda ngo impundu zivuge ahubwo afite agahinda uwo muntu kuko yunamuye u Rwanda rwari mu nduru none impundu zikaba ziriho zivuga amashyi bakoma amashyi natanga amahoro yumve ko u Rwanda rutekanye rwageze ku majyambere ibyo bashenye babisubiranije ibintu byose babishyize ku murongo aduha amahoro si umuntu umwagaya aragaya u Rwanda rwose kandi rwarazamutse rwose twese umuturage wese aranywa amata bahawe inka naho narindi nanjye nari narayihawe urumva umuntu uguha inka kera barazihakirwaga urabizi ariko ibaze kugira ngo byuke umuntu akubwire ngo zana inkuyu n'inkoni uzi uyobora inkuyu usanga ayifite agahita aguhereza inkuyo n'inka nawe ukayobora urwo Rwanda icyo ashaka kuduseberezaho ni igiti ko twatangiye tubivuga rero mu kanya nawe ndagira ngo ubanze utwibwire mu magambo avunaguye
utubwire ku amazina yawe, utubwire aho waturutse, utubwire nawe mu magambo make ko byakugendekeye, ariko cyane cyane icyo dushaka kumva kuko inzira y'umusaraba mwaciyemo turayizi ni ndende pe, nta nubwo ibintu murayavuga umunota umwe cyangwa ibintu isaha n'ubwo umunsi wose ntiwabirangiza ndabizi. Tugerageze kwicamo amagambo make ariko tugaruke ahantu ukuntu mwahageze, ukuntu muhafatiwe, mbese ubudasa mwahasanze ukurikije n'aho mwaje muturuka. Jyewe nitwa Runazana Karisiti, nkaba nkomoka muri Nyaruguru. Ubwo umurenge ni Kibeho, umurenge ni Kibeho, akagari ka Buye ni Ntuzamubuga, Ntuza umudugudu ni Nyarusovu, aho akarere kari neza. Niho kavukire kanyu? Niho kavukire. Imiryango yayo kuva kera niho yabaga? Niho yabaga. Uwo mu byabaye nk'uko bivuga, nari mfite umwana aza kujya i Burundi, witwa Burugumesitiri aza kubaririza abantu bagiye bohereje abana i Burundi, baramfata banjyana kuri komine, banjyanye kuri superefegitire. Burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde? Yitwaga Nyiridande. Superefi yari Binega. Ubwo bahatugejeje twari kumwe n'abandi benshi, ati kuki mwohereje abana banyu i Burundi? Bagiye kuba inyenzi, babohereje kugira ngo bazaze batwice. Ubwo tutireka ntabwo twabohereje, n'abana b'ibiranga, abana namwe muri ababyeyi, umwana wo kuri iki gihe ko agenda uko ashaka, twabigenza dute ko bigendeye? Ubwo nimwarabohereje nta kindi ni ukubafunga, badukoza mu buroko. Amaze kuhatugeza, twahamaze kabiri, bukeye hari inama kuri superefegitire, tumuhamagare ba bantu dushaka uburyo tubica. Icyo gihe jenoside yari itaratangira? Yari imaze gutangira neza. Ubwo baraduhamagara, hari habaye inama, hari amakipe, mbe ureba hari ibyitso nka bingahe, hari ab'interahamwe, harimwo ngo abajyamugambi, harimwo ngo n'abadatinya. Ubwo turaza tugeze mu nama baduhamagaye, ngo yari yaremye, noneho bo superefi atangira kuvuga ati rero abwira abo ngabo, naho twebwe twari abantu 5, twari twimereye dutya. 5 ariko mudafite icyo muhuriyeho, mwahuriyeho gusa cyane, twe twari ku musozi umwe. Oya, bara ku mirenge ye 3. Noneho rero dutangira kubwira abo yaremesheje inama ngo dore uko bica Umututsi, ngo bamuca agatoki. Wari Burugumesitiri? Oya, inde ntuzamenye superi, ngo bamuca agatoki kamwe, ngo bakigendera, ngo hagashira isaha, ngo bakaza bagaca akaboko. Abivuga mwumva? Twumva, twebwe twari tuzi nyine ko tugiye gupfa, ngo bakamuca akaboko bakigendera, bagaruka ngo bakaza ngo bagaca akarenge, ngo bakigendera.
ngo dore ni uku ngo abatutsi ngo niko bagiraga abahutu. Yabivuga atyo muri ako kanya hari umugabo iwacu ni mukuru wacu wo kwa data wacu, akaba yashyingiye umugabo wakomotse intuza mu Ruhengeri, azaje mu kazi akora akazi kuri superefegitive mu Badage. Ubwo akaba yashatse umugore wa mukuru wanjye wo kwa data wacu, nako umukobwa wa mukuru wanjye wo kwa data wacu. Ubwo akaba ari umuhutu, uwo mugabo yari umuhutu wakomotse mu Ruhengeri. Bashaka rero baza kuvuga bajya kumwica, bajya kumwica. Turi aho ngaho mu nama, noneho wa mugabo ati ni umututsikazi turamwica, wowe uzaba ushaka undi mugore, ariko undi turamwica. Yarabyaye rimwe, ati turamwica. Ubwo umugabo ati ntabwo munyicira umugore. Basaga rero n'abafite imbunda bagiye kumwica, bagira ngo bamwice, azana imbunda arabarasa. Abarashe abandi barataka. Ubanza yararashemo babiri, barataka. Ba bandi cya kivunge cyari mu nama barahurura, bagenda bajya gutabara. Ubwo twebwe twahise tugenda twiruka natwe duhunga, ntawagiye aho, duhita duhunga uko twari batanu, umwe agenda ajya ku murenge wa undi ajya ku murenge wabo. Ubwo rero umugabo baramwishe, n'umugore baramwica. Ubwo rero turaza, ubwo muri icyo gihe hashize iminsi ibiri, bahita batangira jenoside itangira, batangira gutwika, batangira kwica. Ubwo turahunga, duhungira ahantu Icyahinda mu bapadiri. Tumaze kuhagera, umugurumeti waho yari Ladislas. Ubwo ati abantu bose bahungiye hano, ati ntibaveyo, bamwe bajye mu makomini yabo, abandi mu makomini yabo. Yari padiri bivuga? Ari uwo burugumesitiri yitwaga Ladislas. Yabasanze mu kigo cy'abapadiri n'abasirikare bari batuye ku gasozi ko hakurya kitwa mu Rukugutu, niho bari barabo abasirikare. Ubwo batangira, ubwo bari bazanye nyine mu kigo mu bapadiri, noneho bati mutahe mujye mu makomini yanyu, muva aha ngaha. Umwe mu makomini yabo, undi mu makomini yabo. Ati aha ngaha ntabwo hari ubuhungiro. Duhera ko ntitwahunze, abasirikare batangira kurasa. Bamaze gutangira kurasa, bahica abantu bane. Bamaze kubica, rero ko abaturage twebwe abatutsi twahunze, hari umusirikare wagiye ku ruhande ajya gutanga, umusirikare baramufata baramwica. Bamwishe, ubwo byamaze iminsi ibiri, abari ku Rukugutu b'abasirikare barasa, na nijoro barasa, dufata amabuye tukajya tukavuga tuti
mugire amazama ese mwagerageje kwirwanaho mbese mu ijambo rimwe kwirwanaho. ubwo mwari nka bangahe iki gihe Eh? mwari abantu bageze kuri bangahe urebye bari nk'ibihumbi nka 15 oya ndavuga abatutsi bagerageje kwirwanaho banganaga iki banganaga iki n'umugore n'umukobwa buri wese yafataga ibuye agira ngo yirwaneho, ntawavugaga kereka b'abakecuru babaga biginda bagundamye hariya, buri wese nyine twari twavuyemo umutima byarangiye. nibyo maze rero reka tugaruke noneho ukuntu iyo nzira ntabwo twayirangije, n'ibyo natangiye mbabwira ni ndende cyane. Byaje kugenda bite kugira ngo umenye impinga nzima uze no kuhagera? Noneho tubwire n'ukuntu wari wavuze ko ufite utwana tungahe? N'uwo wari waragiye Burundi, undi wari uhari yari uw'umugore yazanye, ariko yari uwanjye. N'umugore wawe se byari kugenda bite? Umugore yagize duhunga twese yuko nawe ncukwanjye n'uwo mwana acukwe ntawamenya uko byarangiye. None rero wowe icyo gihe byaje kugenda bite kugira ngo umenye impinga nzima kwibaho, kugira ngo nawe nk'uko wabitubwiraga abo babyeyi byatangiriye ku bantu ba farije hariya yazaga mbere, donc nawe ni farije yagutoraguye iza kukurangira hano, ndagira ngo numve ukuntu wageze aha. Kugira ngo ngere hano twebwe twavuye Burundi, tumaze kuhava turaza duhungira muri gurupe, niho twaturubirije. Twabanje gutururiza mu nkomero za Kigembe, turahava tujya muri gurupe, turahava tuza ahantu i Runyinya hariya. Tuhavuye farijira tujya iwacu ducumbika ahantu Indago mu mujyi wabo. Ubwo jenoside rero yarangiye cyangwa yari ikiriho? Twari twahungutse n'intuza n'inkotanyi zaragaruye Rwanda. Tuje rero tugeze aho iwacu, farije niyo yatwubakishirije imisozi yacu. Icyo gihe Vega itangira gufata abantu b'abapfakazi idushyira hamwe, bashaka uburyo bajya badufasha. Nako farije niyo yatwubakiye, Vega ikajya ishaka uburyo idufasha, ikaduha udufaranga iyo usanga aho babukiye aho batwubakiye duhahishe. Kugira ngo rero nze kumenya hano, naje kurwara indwara malariya iranzigiriza. Buri mwaka nkayirwara, buri mwaka mu kwa gatandatu nkayirwara, buri mwaka nkayirwara. Hanyuma baza ku visi meya, niwe waje kunsura, naramaze kuremba neza. Aje kunsura areba uko ameze, areba nta kantu abo turi kumwe duturanye, umwe arabyuka ajya kwihingira, undi arabyuka ajya kwihahira. Arareba bukeye arambwira ati rero wa musaza, icyo gihe n'umukanseri yaje kunsura, umukanseri yaje kunsura, nawe arareba ati ubu ubayeho ute? Ntumve nuko mbayeho. None se ubugira uza akakuha uturyo? Yego, abo duturanye hano ni abahungu bacu, iyo biviriye mu mirimo yabo baraza bakabishaka, ibinanira bikananira cyangwa se nkanarya, nuko mbayeho. None se ubu uwazashaka uburyo tukuzana hano mu mpinga nzima, ukaza ukiberayo. Ntumve, ntabwo najya gutukisha umuryango
ngo nje mu mpinga nzima ntibyaba ari ikosa kwaba ari ugusebya umuryango. Ubu uwo mwaka sinaje nkomeza kurwara iyo malariya, nabo bakomeje kujya bansura ari abakanseri. Uwo mukanseri wundi yaranimutse ajya ahandi, hasubira haza undi nawe akomeza kunsura. Bukeye visi meya yari umugore nawe aza kunsura areba uko meze. Icyo gihe rero kugira ngo nk'umuntu udufaranga ngo ajye kuguhahira agenda uko aguhahiye si byo ushaka kwihahira, cyangwa no kugabanya ya mafaranga, cyangwa no kuba muri kumwe mvuga uti niwe wanjye, amafaranga ashize ubwo nayo baduhaga ashize. Bukeye visi meya araza asanga amafaranga, ati ntacyo se ngo njye gushaka uburyo ndebe ngo uhahire, ndebe uburyo n'umuntu nahereza ngo aze akuzanira ibigutunga. Tereka amafaranga yarashize. Umugabo yaraje azana amafaranga, amafaranga 10,000, azana n'ibyo yampahiye araza ashyiraho, ati rero n'ibyo ubirangiza ujye ukora muri ayo mafaranga uhahe. Ndakomeza ngahaha. Bukera nawe arambwira ati rero hari ahantu bubatse mu mpinga nzima, ariko none sinahageze, ntabwo bwa mbere nahageze. Ati none reka tukujyaneyo, ejo utazapfa ukagwa mu nzu wenyine. Mu byihuse mpita nza hano, ndaza naje ubanza mfite ibiro 60, ibyo nari mfite ku bwanjye, ku bunini bwanjye. Ariko ubu ndafite ibiro 66. Nkaba numva rero abo bantu bafite iyo ngengabitekerezo ivuga ngo aho twaje ntako tumeze, turapfa turandagaye. Uwo muntu ufite iyo ngengabitekerezo ni umuntu mubi. Ikintu cyabitsinda rero, Mana, nta kuntu nyakubahwa Kagame atabara u Rwanda n'inkotanyi, nta kuntu u Rwanda arugejeje imbere. Abo bantu batangira iyo ngengabitekerezo ntibashaka uburyo bandika ibitabo. Bariho bararoga abana bariho bavuka, bararoga abana bavutse mu ntambara. Ni nawo mugambi wabo, bariho barabaroga. Ntibashaka uburyo bigisha abana, urubyiruko. Twebwe ubu turiho turasaza kandi twarabibonye, izo nzira twazigezemo. Bashaka uburyo bigisha abana, uru rubyiruko rwige, bafate bandike ibitabo bigisha abana. Mbese iyo ni inama urimo kugira leta y'u Rwanda n'abantu bose nyine, abo bantu bariho bashaka ingengabitekerezo kugira ngo nibura abo bana bacu ni mu kindi gihe bazabe bazi uwo mugambi yuko ari ibintu bibi, ari umugambi mubi, ari umugambi mubi. Iyi ngengabitekerezo yabaye ya jenoside
turebe niho yacika ikagenda ikavaho burundu. murakoze cyane. ubu reka dusoreze ahangaha iki kiganiro twagiranye n'aba babyeyi bari muri uyu mudugudu hano mu mpinga nzima za Huye. Ubu rero ndagira ngo tube tugishoreje aha, ariko tuze kuvugana n'umuyobozi wacyo w'uyu complex. Sinzi ko nabyita umudugudu, ntabwo ari umudugudu, ni urugo rwiza rwose, rubereye amaso, rubereye abarubamo, rubereye igihugu, rubereye perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame n'umudamu we babikoze, bikaba bigeze ahantu buri muntu wese yumva yibaza magic baba barakoresheje kugira ngo ibintu nk'ibi bishoboke. Ariko izo nyangabirama zigakomeza zigenda zisebanya, zivuga ibyo zishakiye. Buri nkaba mbashimiye cyane, kandi ubu butumwa ntabwo bugarukira aha, buzagera ku isi yose. Niyo mpamvu twazanye kamera hano kugira ngo tugende tubwire abo bantu ko ibintu bakora ari ibara, bakora ibara kandi bariyandarika bikomeye, kandi ibintu nk'ibi birabahama. Ntabwo ibintu wakora ibintu nk'ibi ngo bizaguhire, ntabwo bikunda. Ndabashimira cyane rwose, byimazeyo kabisa, mwakoze. Mukomeze mujye mushyigikira uyu mwana, dore aracyana akura. Ndamwita umwana kandi nawe yambwiye ko ari umubyeyi, ariko ni izina ry'umuntu ni ukuri. Biratangaje ukuntu abafata. Muterambabazi Delphine niwe coordinatrice w'uru rugo rwiza cyane. Muterambabazi muraho neza? Muraho neza. Martemo, ndagira ngo mubaze akantu k'amatsiko. Ko mbona ukiri umwana muto, mbabare ko ufite umwana, ko mbona ukiri umwana muto ukabana n'abantu bangana batya, bose bari bameze nk'abangana na ba grandma bawe. Watekereje ute gukora uyu murimo? Wawutekereje ute? Wawukozemo bigenze bite? Nabonye abantu bose bagukunda, baguhimbye n'andi mazina. Ni ibintu bishimishije cyane cyane kubona ukuntu witanga muri uru rugo. Ndagira ngo muri make tubwire ukuntu rwatangiye, abantu ufite ufasha muri iyi nzu, ukuntu baje bameze, uko bameze n'uko bitabwaho ku buryo ubwo ari bwo bwose, ari ibiribwa, ari ubuvuzi, ikintu icyo ari cyo cyose. Mbese nabonye umunezero bafite, byonyine birahagije kubibona. Ariko ndagira ngo ubimbwire mu magambo yawe, uncire muri make mu magambo yihuse, noneho umbwire uti dore uko tubayeho, dore uko impinga nzima yavutse, dore aho igeze, maze duhera aho ngaho. murakoze cyane. Ikibazo mubajije kiragoye, kivuga ngo nabitekereje nte kuza hano nk'abandi bose. Nibyo nari mutoya, ariko reka mvuge ngo utari gito. Wagira icyo ashobora, wagira umusanzu nawe atanga mu gufasha mu iterambere ry'u Rwanda, ndetse no mu gufasha aba babyeyi basizwe iheruheru na jenoside yakorewe Abatutsi. Uru rugo rwatangiye mu kwezi kwa karindwi ku itariki 2016. Rutangira ari inzu ebyiri zibasha kwakira ababyeyi 16, ariko kuko hari ababyeyi benshi, ababyeyi b'intwaza bari basigaye mu miryango yabo. Iyo tuvuga intwaza tuba tuvuga umubyeyi wiciwe abana be bose, akicirwa n'umugabo, abo mu nzu ye yose bagashira, agasigara ari wenyine. Uwo mubyeyi niwe w'intwaza, ni izina bahawe na nyakubahwa madamu wa perezida kubwo gutwaza. Nubwo ntabwo bakitwa incike, ubu bitwa intwaza. Ni nyuma y'uko bafatanyije n'igihugu, nubwo bari basigaye bonyine, nubwo bari basigaye nta bana bafite, nta epfo na ruguru, ariko bagize imbaraga, barashinjagira, bafata twa twana tw'imfubyi twose twari twasigaye, baratwegeranya, baraturera. Iyo bataza kuhaba rero ngo batere imbere, bafate iya mbere mu kurera abana b'igihugu cyari gisigaye, ntabwo byari kuborohera. Uko bagiye babarera, iminsi uko yagiye ishira, bagiye basaza, bagiye bagira intege nke. Ngira ngo mwabarebye, mwabasuye,
bageraho batakibasha kwikorera twa tundi bakoraga, basigara bonyine mu mazu. Ku buvugizi bw'umuryango wa Vega Gahozo, kuko ni abanyamuryango ba Vega ariko biciwe abana bose bagasigara bonyine. Avega yakoze ubuvugizi rero, hubakwa aya mazu, ni ingo zigera ubu ngubu kuri enye, zitwa Impinga Nzima, zose zituwemo n'ababyeyi basigaye ari bonyine biciwe imiryango yabo bose. Niyo nta muntu ubamo muri uru rugo atari uwo nguwo, ni ukuvuga ngo bose biciwe abana, bicirwa abagabo, bicirwa imiryango. Kuva ikigo rero cyajyaho, urugo rwajyaho rwagiye rwaguka. Nababwiye ko twatangiye turi amazu 2, hanyuma agenda yaguka, haza kugeraho iyi nzu ishobora kuba yakwakira abantu 107, harimo ndetse n'abasaza n'abakecuru. Tubaha ibyo umubyeyi wese yabona ari mu rugo iwe, yahabwa n'abana be, yahabwa n'abuzukuru be, tubifashijwemo n'ubuyobozi bwiza. Bari bafite abakansara ba Vega babasura mu ngo, bakabaganiriza, bakabahumuriza. Ariko bageze hano, icyo twabonye, buri wese yarazi ko ari wenyine, buri wese yarazi ko ari we wahuye n'akaga agasigara wenyine. Bageze hano barahura, barongera barasusuruka, baraganira, bava mu bwigunge. Buri wese abona mugenzi we babana mu cyumba, umufata akaboko, yagira intege nke akamubwira ati komera, natwe tukaba duhari kugira ngo tumukomeze. Babaho ubuzima busanzwe nk'ubw'undi mubyeyi, niko nababwiye abaho mu rugo. Tugira ibitaramo bitandukanye, bagira imikino itandukanye, mwababonye babuguza, baca imivuno y'igisoro. turatarama, abagabo bakivuga, hanyuma ababyeyi bakabyina, bigisha urubyiruko ruduturiye hano ibya kera, bakabereka uko bacundaga, bakababwira bati umukobwa yajyaga gushaka byagendaga gutya, bikorerwa hano. Tugira iminsi nk'iyo ngiyo iduhuza nabo. Kandi ntabwo bavuye iwabo ngo bahave burundu, n'ubundi basubirayo bakajya gusura aho yateye cya giti cy'umuvumo cye, yasize umugabo agiteye, akajya kukireba, nko kukibwira ngo ndacyariho. Bakibuka imiryango yabo, bakibuka ba baturanyi babanye, twana twamuzaniraga amazi, hanyuma yazamara gushira urukumbuzi akongera akagaruka. Ibyo bigaragaza ko hano niho iwabo, kandi arahishimiye. Aramutse atahishimiye yagenda nagaruke, kuko kuba hano arasurwa, ngira ngo babibabwiye, akaganirizwa, uyu munsi agahakana, ejo agahakana, ariko kubera ko uko agenda asaza imbaraga zigenda ziba nkeya, akazageraho akaza kwemera kubana n'abandi. Muri serivisi zindi tubaha, turabavuza. Hano mwabonye ko dufitemo ivuriro rito, ndetse dufitemo na soins palliatifs, ahafasha abantu bageze mu minsi yabo ya nyuma. Turabavuza, hanyuma ibirenze urwego rw'ivuriro ryacu tukabajyana ku bitaro byo hanze, bagahabwa ubuvuzi bukenewe. Hanze ubwo ni hanze y'urugo, nk'uko undi muturage wese ajya kwivuza. Ndetse n'uwakenera ko ajya i Burayi, ari indwara ishobora kuba yajya i Burayi, mu Buhinde, aho ariho hose batubwira kumujyana kumuvuza, ubwo bushobozi bwaboneka. Nitwe natwe kandi tubashyingura. Iyo yitabye Imana, ntabwo umuntu yaba yaraguhaye umuntu muzima ngo umubwire ngo noneho yitabye Imana ndamukugaruriye. Oya, hano haba harabaye iwabo, tumukorera ikiriyo nk'uko mu muco nyarwanda babikora, hanyuma tukamuherekeza, tukamushyingura, tukamusabira misa, buri wese bigendeye ku myemerere ye, kuko hano ntabwo duheza. Haza padiri, haza pasiteri, n'abapasiteri nabo, yego, n'abapasiteri nabo baratandukana. Haba hari abaporoso, abadivantiste. Buri wese tugerageza gukora ku kwemera kwe, kandi ntibagende bonyine ngo nuko ari abaporoso, nuko ari abadive. Ngira ngo iyo haje pasiteri, usanga n'abandi b'abaporoso bubahirije abakatolike, bakagenda bakajya gusengana nabo, nubwo batabyemera, ariko ugasanga bicaranye nabo, babashyigikiye. Ejo ukazabona abandi baje mu baporoso babashyigikiye. Tubaho nk'umuryango ushyira hamwe, ufatanya, duhuza imbaraga, duhuza umutima, dusangira icyo dufite cyose. Turebe akandi kantu gato nako kanteye amatsiko. Hano muri aka karere ka Huye
ubuyobozi bwaho tuvuge nk'akarere, intara, mubanye mute, mbese muhurira mu bimeze bite, babafasha bate, barabasura, bazi ibibera aha cyangwa babyumva gutyo gusa, cyangwa se n'abantu mubanye hafi na hafi? Buri mpinga nzima ntabwo nabivuze, ababyeyi batuye hano baturutse mu turere twose tugize intara y'Amajyepfo. Utwo turere twose rero tuza gusura, ntabwo batuzanira ababyeyi ngo birangiriraho, ahubwo bagaruka kubasura, mumeze mute, ushaka kujya iwabo bagaruka kumutwara, atari umuntu wabasha gutega ngo agende. Byagera ku karere ka Huye rero noneho kaba umwihariko, ni ababyeyi bacu niko nabita, nibo batugira inama, batuba hafi buri munsi, bamenya amakuru y'urugo buri munsi, baradufasha, dufatanya gukemura ibibazo byose byashobora kugaragara birenze urwego rwacu. Navuga ngo dufatanyije uyu murimo. Ni byiza cyane. Aha haruguru y'uru rugo rwanyu, urugo rugari twarugenzemo, twabonye nahabonye izindi ngo. Ese izi ngo ziri imbere yanyu ni iz'abantu basanzwe, nazo zirimo abandi bantu bafashwa, bimeze bite? Navuga ngo ni barumuna bacu, ni abaturanyi bacu, ariko kandi ni n'abarumuna bacu. Izi nzu mwabonye kuva kuri uyu muhanda zitwegereye kugera ruguru, zituyemo abagenerwabikorwa bahoze ari aba FARG yahoze ari ikigega gitera inkunga abacitse ku icumu rya Jenoside. Ni amazu babubakiye, harimo ingeri zitandukanye, harimo abakuze, harimo abajene, turimo mu kigero kimwe, bari batoya muri igihe cya Jenoside, ariko uyu munsi bakaba bamaze gukura. Kandi bamwe na bamwe bagiye bafite ibibazo byihariye, abafite uburwayi bwo mu mutwe mu ngaruka za Jenoside, harimo n'uburwayi bwo mu mutwe, hari abo byagizwe no guheranwa n'agahinda, bagiye barimo batandukanye, harimo ababyeyi, harimo abana babo, harimo babandi bakirera, ni abacitse ku icumu gusa, ni umudugudu w'abacitse ku icumu duturanye. Aha ni munini, inzu za mbere zari 68, ubwo ni inzu zigiye zirimo imiryango, hanyuma iza kabiri zubatswe nazo zari 30. Ubwo murumva ko turi umudugudu munini, ariko kandi si twe twenyine, dufite n'abandi baturanyi batari abagenerwabikorwa, bose tubana nk'abanyarwanda, tubana nk'abaturanyi. Iyo twagize ibyago baradutabara, ndetse nabo iyo bagize ibyago turatabarana, dukorana ibikorwa by'umuganda. Umubyeyi ugishoboye aravuga ati nanjye ndumva nagira uruhare ntanga mu kubaka u Rwanda twifuza, ariko rwakundi kwigira, ndetse n'ibyo bikorwa. Mukora ni ibintu umuntu atabona ahera, bisobanurira abantu batabibona batarahagera. Nkaba nakwifuza ko abantu bose babyumva, gusa batarahagera bazagira amahirwe yo kuza muri Huye, bakwiye kuza kubirebesha amaso yabo bwite. Na kamera turayifite irimo kubireba, tuzabibereka, ariko wenda nkaba ngira ngo cyane cyane mbwira abantu bakunde kuvuga amagambo y'amafuti ngo hari abantu batekinika ibintu ngo babeshye isi. Uwatekinika we ibi twiboneye n'amaso uyu munsi yabitekinika ate? Twabaha ikaze kugira ngo bashire urujijo, twabaha ikaze. Uru ni urugo rugendwa, ni urugo rusurwa, ni urugo rutuwe n'abantu bafite urugwiro, n'ababyeyi bafite urugwiro. Ni karibu rwose, bazaze badusure, bareke kubivugira kure, batere intambwe baze mu Rwanda, ibikorwa bizivugira kandi banivugira. Bagira ngo nkwibutse rero ikintu kimwe mu byatumye dufata inzira tukava iyo bigwa tukaza ahangaha muri iyi nzu yawe. Nuko ahantu tuba mu mahanga turi abantu b'ingeri nyinshi. Ubu rero icyatumye cy'umwihariko cyatumye nzaha muri iyi mpinga nzima ya hano, nuko urenze hirya gato ugana muri Zanshiri haturuka umugabo nawe tubana muri ibyo bice muri Canada, akaba izina rye yitwa Philippe Uwasabose. Philippe Uwasabose ni umuntu bigaragara ko umugambi we wihariye ari ukwangisha leta, kwangisha Perezida wa Repubulika n'inkotanyi zose, akazangisha urubyiruko. Ndavuga muri rusange akazangisha abacitse ku icumu, kuko yirirwa avuga ngo kuva leta ya Kagame yajyaho ngo nta kintu yigeze bamarira abantu bacitse ku icumu, abapfakazi n'imfubyi. Ahimba ikintu cyitwa ngo igicumbi, bandikaho ayo
amateshwa yabo niko nahita se n'amagambo y'abantu, akavuga ngo aho hantu muri icyo gicumbi icyo kintu yaretse cy'impapuro yanditse aho kiri aho gusa, ngo niba ashaka ko abacitse ku icumu bazajya bajya kuruhukira, ngo uzajya uhagera wese mwazajya aharuhukira, mu kanya ndaguha link uzajya usoma ibyo bintu avuga nawe cyangwa wumve videwo zirahari. None se nk'uwo muntu rero aturuka ngo muri za Shiri hirya iyo, nawe n'umuntu wabaye aha, nawe n'umuntu wacitse ku icumu, ni umuntu warihewe na farije nawe ariga muri University Butare, aza gukomeza hanze n'ibyo birumvikana, ariko nawe ibyo byose yabiciyemo. Yewe ntabwo urabizi ko abantu barihirwaga na farije, ntabwo ari abantu bari bo bose, ni abantu bagize ibyo bibazo bya jenoside bakarokoka. Nk'uwo muntu uvuga ayo magambo nkawe uyoboye aha hantu, nakwita ko witanze ugasa n'utanze ubuzima bwawe kuri aba babyeyi tubona aha, uwo muntu uvuga ayo magambo urumva wamugira inama ki? Reka ntangire mucira umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo ubwira abo bantu abwira utagerayo abeshywa menshi. Icya mbere nabakangurira ni uko mbere yo kumva babanze baze barebe, baganire, batembere igihugu cyacu. Icya mbere ni uko gifite umutekano, icya kabiri ni uko cyiyunze, abanyarwanda turi umwe, twahisemo kuba umwe kandi ubunyarwanda bwacu tuzabukomeraho. Icya gatatu ni uko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bafashwe neza kuko nta wundi mubyeyi basigaranye igihugu. Nanjye navuga ngo ndi umwe muri abo, kandi murabona ko narakuze, narize, bandihiye amashuri, ndiga, bamfata akaboko nk'umubyeyi. Uyu munsi nanjye ngeze igihe cyo kuba natanga ku byo nahaweho. Nabwira urubyiruko cyane cyane abakiri bato batabonye iribi, nta ubara iribi nk'uwariraye cyangwa nk'uwaribonye, bigire ku mateka nibura yabo bajya kungana, y'ababibonye batoya bashobora kugira icyo bababwira. Bareke kumva ibitari byo, bareke kumva ibibayobya, kuko nyuma y'amateka yaranze igihugu cyacu nta nyungu yavuyemo. Uyu munsi se icyo we afite agiye kuramiza abanyarwanda kiruta icyo abanyarwanda bari mu gihugu barenga miliyoni 12 ni ikihe? Ntacyo. Akwiye kwamaganirwa kure, ndetse tugahagurukira rimwe twese tukamwamagana, tukamurwanya. Niyo zo nshingano zacu, ni ukurinda ubusugire bw'igihugu cyacu, ni ukurinda ubusugire ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Turi umwe, turakorera igihugu cyacu, kandi abacitse ku icumu babayeho neza, barafashwa mu buryo bwose. Abakecuru baravuzwa, ntabwo ari abangaba bagizwe incike na jenoside gusa, hari n'abandi bafite abana ariko bafite intege nkeya, badashobora kuza kuba hano kubera ko bafite abana. Abo ngabo nabo barafashwa, bahabwa ingoboka buri kwezi, baravuzwa, barasurwa. Abana tugenda tukajya hasi, tukamanuka tukajya kubasura, tukabacira inzara, tukabagosha umusatsi, tukabasuka ibituta, bakanezerwa, bakizihirwa, tugataramana nabo. Abacitse ku icumu bafashwe neza mu Rwanda. Kuri nabihamya kuko ni ibintu niboneye n'amaso, ntabwo ari uwabinyeretse cyangwa bimbwira n'amagambo. Ibyo ni ibintu nahagararaho nkabihamya. Nkaba rero ngiye kugushimira byimazeyo rwose bikomeye, kuko amagambo ababyeyi batubwiye ni menshi cyane. Ahubwo hari umubyeyi watubwiye ahantu twari turi imbere ngo ariko ngo murabizi neza ko umuntu uvuga ibyo ari muzima, ngo uzamusabe cyangwa ngo tuzatume leta ngo ishake ikigendajuru, niko yavuze ko ari ikigendajuru, ngo bazamushake ikigendajuru ngo yagende hejuru y'u Rwanda, kuko ntiyabwo yarukandagiramo, ngo ajye hejuru arebe ibintu bihabera. Undi nawe aratubwira ati ahubwo bazamuzane tumujyane Indera muri Karayesi, ati kuko agomba kuba atari muzima. Ni amaco y'inda yazaza tugafatanya kubaka igihugu, tukamwereka uko bakora bakiteza imbere. Hari imishinga itandukanye, akareka kwirirwa avuga nta gishoro kirimo. Nta nashonje, nta bavugishwa n'inzara, ahubwo bivugisha n'indi migambi. Ariko ikigaragara ni uko uwo mugambi twamenyekanye. Icya mbere yihutira akabirije gukora, akatarijeho ngo
ngo ni uko yagerageza kuko abacitse ku icumu saba gusa ababyeyi hari n'abana bacitse ku icumu ari bato bari bafite imyaka yawe tuvuge bari muri Canada ubu bari muri Amerika bari i Burayi bafite imyaka 30 niba bararokotse bafite imyaka 10 ubu bafite 38 nabo rero agerageza guhindura imitekerereze ngo abangishe leta banga igihugu noneho bize bikururuka bigere mu gihugu hano hagati hari abantu bagana nabo ariko abakuru burumva ko imigambi yabo ntabwo ari aho igana ariko urabona social media yicaho ibintu byinshi urwo rubyiruko hari igihe rudatekereza neza noneho rukagendera muri ibyo bigare batagombye gutekereza simvuze ngo nta bwenge bafite ariko ntabwo amateka bayaza menshi hari abagiye hanze muri genocide n'ubu baracyahari hari n'abataragaruka mu Rwanda rwose na rimwe hari n'abahagarutse ariko kubera inyuma si ikibazo kimwumvira wenda kubera amateka yabo bwite bakumva batahaguma ariko iyo wumvise umuntu nk'uwo uvuga gusa ibyo abantu batigereye ahantu mu birere nabo ndagira ngo mu kanya wari wavuze uti bakwiye kujya bamenya gusesengura amakuru bareba ndibaza ko ari na message ihagije kuko nta bindi twagaruka bikomeye none rero sinzi niba hari ikindi kintu message wumva ushaka gutanga nk'umuyobozi w'urugo rusa rutya nawe ubundi twaje gusoza tukakwifuriza kugira ubutwari nk'ubugaragaraho izina ni ry'umuntu kuko umuntu wakwise Umuterambabazi Delphine ariko numva hano barakwise ngo ni uri impinga nzima ayo mazina yombi n'ayawe biraboneka nagira ngo niba hari akamesaje ufite ushaka guha abantu nk'abo cyane cyane ushaka guha urubyiruko rugenda inyuma y'uwo muntu umeze bariho dusoreza iki kiganiro wakoze cyane message naho urubyiruko cyane cyane rukurikira nibagize nambabarira message naho urubyiruko yego nuko baza bagasura u Rwanda nabikomojeho nibaze badusure tuganire nabo barebe ntibakaze ngo bagume i Kigali nibagera i Kigali basure babaza amakuru batugereho twe tungana nabo ndetse n'abanganaga nabo haba mu mujyi ndetse no mu cyaro bamenye inkuru y'ukuri bamenye ibyo batabari ahubwo babyirebere n'amaso yabo hanyuma ikindi nuko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo hazaza nizo mbaraga z'igihugu niyo maboko dufite nabakangurira ko baza tugafatanyiriza hamwe gutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyacu kugira ngo nabo bazakiraga abana babo kirimo amahoro kitagira amacakubiri. Murakoze cyane Imana y'umugisha nuko bakunzi ba Rwanda Canada News ubwo naho dushoje ikiganiro cyo muri urugo rwa mu mpinga z'Inyuma ya Huye nukuri nakangurira buri muntu wese uzajya uza mu Rwanda ko yajya agira ubutwari bwo kugera hamwe izi ngo akazisura noneho n'ahandi hose saho gusa ariko n'iburasirazuba naho tuzagerayo tuhagere hose aho hari ibyo bikorwa bisa n'ibyo none rero Umuterambabazi ndagushimira cyane mwakoze cyane twifurije kugira ibihe kubyihanganira ibihe turimo ntabwo byoroshye ndabizi ukomeze bihangane kuko no kwiga rwose ukuntu tubana nabyo ntaho tuzabikwepera no mu myaka iri imbere bizakomeza bimera uko biri ubu ariko ukuntu mugerageza kubumbatira abantu bari mu rugo ni ibintu biteye simbona mbese ikintu navuga ni ibintu rwose biri gukumirwa nifurije rero umugisha ukomeze gutwara uko wabitangiye mwakoze cyane